alright, muri kubona ko bayita Avive KYC phase 1 ariyo twababwiraga tugiye gukora, ni Avive KYC phase 1. Niyo mpamvu nyine twakoze za step zose kugira ngo tugere ahangaha. Yes guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, investment platform ndetse na trading platform. Guys, ngira ngo impamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire namwe cyangwa tugire ibyo tubereka ku bantu batabasha kubikora, baze kureba inzira z'uburyo tubikoramo nabo babikore. Tugiye kurebera hamwe amakuru yagaragaye muri Avive. Ngira ngo Avive murazi ko ari project turi kumininga guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka twatangiye na n'ubu tukaba tukiyimayininga. So uyu munsi rero murabona ko yashize amasaha 6 Avive y'ubwayo itangaje ko KYC phase ya mbere igomba gukorwa. Niyo mpamvu turahanga tugiye kureba uburyo iyo KYC igomba gukorwamo. Yes, ahangaha nkuko muri kubibona hano babipublishinze hashize amasaha 6. Murabizi neza ko OKX ari umufatanyabikorwa cyangwa ifitanye partnership na OKX. Niyo mpamvu KYC yayo igomba kubera cyangwa tugomba kuverifya cyangwa tugomba gukora KYC ya Avive twifashishije exchange ya OKX, cyo bita UID ya OKX. Turaza kureba uburyo UID ya OKX tuyibona step by step. So rero nimba utagira application ya OKX, ushobora kujya muri Play Store ukayidownloadinga, then ugafunguraho account. Byakunanira ukatwiyambaza ugahamagara kuri nimero yacu tukagufasha, tukaguha nimba ukeneye invitation code tukayiguha n'ibindi, nimba ukeneye bijyanye na KYC tukagufasha, byose bikaba solved, hanyuma nawe ugatunga OKX. Ubwo rero OKX numara kuyitunga muri telefone yawe cyangwa se nimba wayitunze wayishyizemo byose byakemutse, nibwo uribashe gukora KYC kuri iyi mining ya Avive. Nkuko hano babigaragaza, baravuga ngo first of all banza ufungure OKX, then nurangiza gufungura OKX ukurikizeho gukora KYC yo kuri OKX. Hanyuma nurangiza gukora KYC ya OKX, account yawe yabaye verified, icyo uri bukurikizeho gusubmitinga cyo bita UID cyangwa kohereza UID yawe ya OKX, ariko nyine binyuze muri application ya Avive. Turaza kubibereka nyine, then wamara kubyohereza bagakora icyo bita review. Hanyuma akantu kari ahangaha, aka kantu nuko kitaho, baravuga ngo this step is crucial for preventing cyber attacks and put you on the fast track to phase 2. No kuvuga ngo gukora iyi KYC ntibigufasha hakwirindwa ibitero by'ikoranabuhanga, ndetse no kuba waza mu bantu ba mbere bazabasha gukora KYC phase ya kabiri cyangwa igice cya kabiri cya KYC. So niyo mpamvu nyine turahangaha tugiye kurebera hamwe step by step uburyo ushobora kuba wakompletinga iyi KYC. Alright, rero ntari nava kuri iki gice, hano baravuga ko aka paragraph kari ahangaha karavuga ko phase 2 kicks off in just 2 or 3 days. Act fast or you might find yourself waiting in line. No kuvuga ngo phase ya kabiri cyangwa KYC igice cya kabiri nayo iri mu minsi iri imbere cyangwa iminsi 3. Niyo mpamvu bagusaba gukora iyi KYC bwangu kugira ngo gukora KYC ya kabiri bizakorohere, cyangwa se uzajye mu mubare w'abantu bagomba gutegereza. So it is better ko izi step tugiye kukwereka uzikora kugira ngo bizagufashe
kuba wakora KYC faze ya kabiri bikoroheye. Okay, nkuko nabibabwiye rero, step ya mbere no kubanza gusuzuma OKX zacu, abazifite ni byiza, n'abatazifite baranyura muri Play Store. Twese turanyura muri Play Store, hanyuma tuze muri search cyangwa muri writing box aho twandikira, niturangiza twandikemo OKX, ijambo OK na X, hanyuma turaza kubona ijambo OKX cyangwa OKX exchange, urakanda kuryo ushaka. Njyewe nkanze kuryo nshaka, hanyuma muraza kubona ko ahangaha turaza kuhabona application yitwa OKX, muri kuyibona. Hanyuma rero nimba wari usanzwe uyitunze, baraza kugusaba ku updating, ushobora kuya updatinga. Nimba utayitunze, harazaho ijambo bita download, ushobora kurikandaho ukadownloadinga OKX yawe. So icyo tugomba gukora ahangaha ni ukuza tugakanda kuri update, tuka-updatinga first of all OKX zacu kugira ngo zibe ziri updated cyangwa ziri ku murongo, ziri ku gihe kigendanye n'igihe tugezeho nyine. Nimba hari ibyo bongereyemo, kuko iyo bashyizeho update hari utuntu baba bafixinze, hari badges baba bakoze. So hano turi ku updating application. Okay, simply nimba application yawe yamaze kwi-updatinga cyangwa yamaze kuba downloaded, ikiraza gukurikiraho no kuza kuyifungura nyine, hanyuma waza kuyifungura ikaza kugeza aho kurira sign up. Nimba utarakora sign up ya account, cyangwa se ikaza kugeza kuri dashboard nimba uri umuntu ukoze account ndetse ukabaje kureba UID. So ibijyanye no creating account, ndakeka hari andi ma video tutorial abivugaho wakwifashisha kugira ngo creating account kuri OKX, ariko ubwo turaza kurebera hamwe ku bantu bafite account za OKX, nibo tugiye gukomezanya. Ubwo wayo utayifite, ushobora kunyandikira ukansaba referral code nkayiguha, hanyuma nawe ugakora sign up, bakaguha rebate fees, then ugakora izindi procedures. Okay, alright. Nimba rero OKX yawe yamaze gufunguka, kugira ngo turebe ya UID yacu, icyo tugomba gukora ni ukureba hariya hejuru hari akantu kameze nk'aka square kutudomo, ugakandaho. Then wamara gukandaho ukaza kubona ko account yawe iri verified. Ko mbere yuko ujya gushaka UID, making sure ko account yawe iri verified. Ubaye ufite account itari verified, nawe ushobora kutwandikira kuri nimero de telefone iri munsi y'iyi video, tukagufasha yaba mu buryo bwa online cyangwa mu buryo bwa offline. Hanyuma hirya y'aha hantu urimo murahabona kandi kantu gasa nk'aka fresh kareba hirya ukuntu, niko ukandaho. Ako ga fresh ugakanzeho, hari ibindi bintu bihita bifunguka. Yes, hari byo biba bigendanye n'ibyitwa country cyangwa region uherereyemo, trading features. Hakaza noneho icya gatatu bita UID. UID baba bakeneye hariya muri OKX ni iyi ngiyi, ni aka ngaka baba bakeneye. So icyo ukora rero no gukanda hano kuri utu tuntu kagakopiya kaka UID kawe, nyuma kamaze kuba copied. Iyo kamaze kuba copied, uhita usubira muri Avive application yawe. Okay, alright. Ariko mbere yuko tujya muri Avive application yacu, ikindi kintu tuba dusabwa kubanza gukora no kubanza kureba nimba Avive yacu nayo itabaye budget cyangwa nta tundi tuntu bongereyemo kugira ngo ibashe gukora neza. Niyo mpamvu tuza muri Play Store tukandikamo Avive. Yes, twarangiza tukabona ijambo ryanditseho ngo Avive mining update, tugakandaho. Hanyuma tukaza gusanga Avive nayo tugomba kubanza gukora update, tugomba kubanza ku updatinga iyi Avive kugira ngo wenda ibintu bize kugenda neza, nimba hari ibyo bashyizemo bishyashya. So muri kubona ko nyine nkanze kuri Avive update, application itangira kwidownloadinga bushyashya. Ubwo no kuyitegereza bikarangira. Yes, nyuma yo gutegereza akanya rero muri kubona ko Avive yacu yarangiye. Niyo mpamvu hano badusaba kuyopeninga cyangwa kuyifungura,
turakandaho tuyifungure. Alright, yes, uri kubona ko hano maze gufungura Avive yanjye. Yes, ahangaha nimba utarakiriminga some token cyangwa coin zawe ushobora kubanza ukanazikiriminga ntacyo bitwaye, ukanda kuri claim ukazikorekitinga. Hanyuma icyo nshaka ko turebaho ni kariya kantu kari kuza hariya hejuru, uretse kongere kazaho nkabereke. Aka ngaka kajyanye na KYC ko tugiye gukandaho hano hejuru. Right, katwongere tugategereze ikaza turagakandaho, tugakandeho. Yeah, alright, muri kubona ko iyo bayita Avive KYC phase 1 ariyo twababwiraga tugiye gukora, ni Avive KYC phase 1. Ni mpamvu nyine twakoze za step zose kugira ngo tugere ahangaha. So bibutsa application ya OKX twamaze kuyishyiramo, twakoze KYC ku batarayikoze yabaye verified, then twakoze copy ya UID, niyo step ya kabiri twakoze. Hanyuma step ya gatatu tugiye gukora ni step yo kwinjizamo ya UID twakoze, kuza hano tukinjizamo ya UID ya OKX yacu. Right, copy paste nyine no kuyipestingamo. Hanyuma wamara kuyipestingamo bakagusaba gusharinga, share to submit. Share to submit ubwo ni nko gusharinga kuri Twitter cyangwa X, ugukanda hano kuri share, then ukabanza ukajya gusharinga kuri X. Ni X niyo dukandaho just once, tukajya kuri X tukabanza tugakora share. Urumva ko no kuba ufite Twitter it is very important. Hanyuma iyi message yamara kuza gutya cyangwa twamara kubona message imeze gutya, twebwe tukikandira hano kuri post, hano hejuru kuri post ne tugapostinga iyi nkuru. Right, hanyuma inkuru yacu yamara kuba posted tukigarukira kuri application tumayiningiraho. Yes, nibyo nababwiraga. Hanyuma tukigaruka ahangaha kuri Avive yacu, ukabona ko kakajambo kari kitwa gashare kari kari ahangaha kavuyeho. Noneho duhise tugira submit, duhise tugira ijambo bita submit. Tujya gukanda kuri no jambo ryitwa submit kugira ngo ibintu byacu bitungane. Dukanze submit, uri kubona ko submit yacu ibaye completely successful. So ushobora no kongera ukakanda no kuri share to Twitter, byo ukabisharinga kugira ngo wenda hatazamo akantu k'akayireri, nabyo ukabikora ukanabisharinga ntacyo bitwaye. That's okay. Ubwo ndakeka mubonye uburyo KYC hano ikorwa. Yewe UID yanjye yabaye completed submitted, muri kubona ko ahangaha yamaze kugeramo tayari. Ubwo ndakeka byatunganye kuri nge, hasigaye mwebwe. Ugira ikibazo ashobora kutwandikira muri video description cyangwa muri comment cyangwa kuri WhatsApp tukagerageza